bakunzi ba filime nyarwanda yiswe urw'ibanga, ndagira ngo nkubwire ngo tayari ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Intambara irakomeye hagati y'abantu baba muri famiye imwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu ngubu tuvugana kamarade amenye ko Debora amukunda. Ibintu ni byiza cyane, ariko se uratekereza ko ibibazo bikomeje kuba byazira ba kamarade nyuma y'uko ubu ngubu tuvugana yamenye wazanye urupapuro, yamenye uwazanye ibaruwa? Ese uratekereza biraza kuba byagenda gute? Ese biraza kuba byarangira gute? Ndagira ngo we hama hamwe tubane muri filime yacu. Ese ko Emile ndetse na Grace ibyabo barangiyeho? Grace yakoresheje uburyo bushoboka bwose batazabamenya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umugenzacyaha tuzi nkatwe waje kuba yakora iperereza mw'iminsi aje kuba we yatabona igisubizo byihuse cyane. Ese uratekereza bari bazi ngo nabazaza kuba bafatwa? Ese uratekereza hari ibihe bintu birimo biragenda biducanga hano kuri filime yacu? Ese urabona hano kuri filime yacu ibintu bidakomeje kuba byakomera cyane? Ese uratekereza ubu ngubu tuvugana kamarade araguma kwemera kuba yakundana na Debora, ko nk'uko byagaragaye ko amufitiye emotion, amufitiye urukundo muri we, yamweretse ko amukunze muri we. Ese uratekereza biribuze kuba byagenda gute my friend? Abantu benshi bajya babona ko icyo umuntu akweretse urakibona, uretse ko habaho ikintu cyitwa kwirengagiza. Abantu benshi tujya twirengagiza, nicyo kintu nakubwira cyo hano kuri filime yacu, nicyo kintu kiba kiganje mu bantu kenshi cyane, ikintu cyo kwirengagiza. Umuntu akirengagiza ibintu abona kandi anazi neza ari shuwa yabyo, ugasanga yirengagije, ukabona nyine ntabwo yabihaye respect, kandi nyamara wowe wabikoze wari kugira ngo wenda abe yabyubaha, abihe icyubahiro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba byageze bikubaho kuba wa joining love bikaba byaba ibindi, ndagira ngo nkubwire ngo from today tabanga, uyu munsi wa none ni show ya Kasamutwe, uyu munsi wa none ni show ya Danje. Ese uratekereza biri buze kuba byagenda gute? Ese uratekereza niba urukundo ari uko rugenda? Ese ninde uzongera kuba yinjira mu rukundo? Aha, niba kamarade yarazanye Grace amukunze, Grace akaba amuca inyuma, byarenga aho ngaho akaba yarishe n'umuntu ndetse afatanyije n'umuvandimwe. My friend, reka nkubwire, niba uri umuntu ushoboye ikintu, gerageza kuba wakora ibintu ku giti cyawe nawe ukurebeye, kuko kamarade ubu ngubu tuvugana ni umugabo uri bize muri business, urukumva. Ariko njye ari ikintu njya nibaza, ese ingo zose niko ziba zimeze? Ese niko zubakwa? My friend, niba ari uko ingo nyinshi zubakwa, bamenye ko bubakiye ku kinyoma, nta kuri guhari aho ngaho. Kuko hano kuri filime yacu abantu benshi nizere ko mwaje kuba mwabibona ko nta kuri guhari hano kuri filime yacu, kuko abantu bose bona ko buri umwe aba yikunze ku giti cye, buri umwe aba yikunze ku giti cye. Urabona nko kuri kamarade yabaga yahugiye kuri business, anite ku mugore we, ndetse n'umugore we akaba yiteye kuri Emile, atiteye ku mugabo. Urumva ko muri bo nta n'uba ukunze undi, bose baba bafite icyo bita selfishness. Selfishness ni ukwikunda, umuntu akikunda we ku giti cye, akagira ngo hari ikintu, ukagira ngo reba nk'ubu hano kuri filime yacu ubona ko harimo ikintu kimeze nka conflict between two people. Hari amakimbirane y'abantu babiri batagira n'undi wa gatatu, kuko niba Grace yarageze agatekereza akavuga ati ese akumva yikundiye kamarade, ntabwo yamukunze kubera ko ari umugabo w'umuntu twakwita nk'umuvandimwe, ahubwo ko yamukundiye kuba ari umugabo ufite ubwenge muri we, ushobora kuvuga ati ese umuryango wanjye, agatekereza umuryango we. Hari abantu benshi batajya batekereza ati mfite umuryango, kandi umuryango niko gaciro ka mbere ufite. Reka nkubwire, niba nawe uri umuntu ugica umugabo wawe nyuma cyangwa uca umugore wawe nyuma, ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi byose umunsi bizarangira. Niba ufite
ufite umugabo ugira umujinya azakwica. Ariko reka nkubwire, Kamarade we ni umugabo ubu wihugiyeho cyane, niyo mpamvu atajya anabivumbura kuko ajya abona ibimenyetso byinshi cyane bimwereka ko ibyo baba bari kumubwira aba ari ukuri. Mwibuke ko mama Mutoni Emile yaje kuba yamuca ururimi, ariko mani ibi nababwira mana yanjye nuko nukora ikosa rimwe uzahita uba inyamaswa, kuko ubwa kabiri bizakorohera. Kamarade yuko atabizi, yumva ko ibyo bintu bitanashoboka ko umuvandimwe we ashobora kuba yakora ikosa rikomeye nk'iryo ngiryo, ariko nyamara uwo nguwo aba avuga ati si yakora iryo kosa, nazi ko ariyo nyamaswa, nazi ko Emile yabaye inyamaswa abitewe n'umugore wa mukuru wiwe. Urumva ko ntago tuba tubishaka, ntago tuba dukora ibintu byose ngo uko tubishaka, ahubwo twebwe ari n'igihe dukoze ibintu kugira ngo tubashe kuba twirindira umutekano, ariko bikarangira bisakaye, bikarangira bibaye bijemo n'akaduruvayi. Nicyo kintu nakubwira cyo gusa. Ibyo ndagira ngo nkubwire ngo hano kuri filime yacu yiswe Umusore w'umukire ndetse na filime yiswe Urw'ibanga, ndagira ngo nkubwire ngo iyi filime ni filime nziza cyane, filime irimo amasomo menshi cyane. Ese uratekereza bibuze kuba byagenda gute hano kuri filime yacu? Ese biraza kuba byarangira gute? Ndagira ngo nkubwire ngo wowe twabaye kuva filime igitangira kugeza none, ese uratekereza biribuze kuba byarangira gute? Ese buriya kanze mbabaze ikibazo gitoya cyane, munyemereye nyibabaze, kuko ahangaha hari ikintu gikomeye cyane, kandi iki kintu ni ingenzi cyane ko tuba twacyitaho. Ku ruhande rwa Kamarade, ese murabona Deborah azabasha kuba yabona urwo rukundo? Oya mumbwire pe, ese murabona Deborah azabasha kuba yabona uturave biturutse kuri uyu muvandimwe wacu? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urukundo Deborah ashobora kuba rufite icyo asabwa, we ni ukuba yitwara neza azamutsinda, kuko ubona ko abandi baba batitaye kuri Kamarade, ariko we namuha agaciro akamwitaho tayari umugabo azaba yamutwaye. Icyo rero ntabwo gutwara umuntu bisaba kugira ngo igihe cyose ube uri kumwe nawe, ahubwo igihe gito yaguhaye wowe wagikoresheje gute? Tujye twiga gukoresha igihe cyacu kandi tukagikoresha neza mu bintu byacu dushaka kugeraho, kuko iyo ushaka kugera ku kintu uragiharanira, uragikorera mpaka ugiharaniye. Icyo rero ndagira ngo mbwire ngo wowe